Yesu ashimwe ubwoko bw'Imana. Twongeye kubaha ikaze muri aya masengesho y'iminsi 7 y'uno munsi wa gatanu. Turacyari imbere y'Imana, turacyarimo gusenga, turi mu masengesho ya push and pull. Tuhagaze muri Yesaya ibice 45 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Turashima Imana ko idushoboje kongera kurangiza uyu munsi wa gatanu turi imbere y'Imana. Abo turi kumwe kuri AM12 TV, Imana ibaho umugisha, ikaze mu bwiza bw'Imana, mu kuboko kw'Imana. Abo turi kumwe kuri free conference call, Imana ibaho umugisha. Abo twabyukanye muri morning glory, abo twiramwe ku mbuga z'abakunzi Imana kuri WhatsApp, Imana ibaho umugisha. Turakomeje kuba mu kubaho kw'Imana, mu bwiza bw'Imana, mu gukomera kw'Imana n'urukundo rw'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma dusenge dukomeze. Turasoma igitabo cya Mibaka 2:19 turera ku murongo wa mbere. Biravuga ngo umwami Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka. Maze yohereza Eliyakimu w'umunyarugo we na Shebona w'umwanditsi n'abakuru bo mu batambyi, bambaye ibigunira kwa Yesaya w'umuhanuzi mwene Amosi. Baramubwira bati, Hezekiya yadutumye ngo uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose. Sorry, abari bari kuri free conference twagize mute microphone, mwihangane, twatangiye tuzi yuko turi kumwe ku murongo. Reka dukomeze, buno nta kibazo, tugaruke mu ijambo ry'Imana. Reka dusubire mu murongo wa kabiri. Maze yohereza Eliyakimu w'umunyarugo we na Shebona w'umwanditsi n'abakuru bo mu batambyi, bambaye ibigunira kwa Yesaya w'umuhanuzi mwene Amose. Baramubwira bati, Hezekiya yadutumye ngo uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose, shebuja umwami wa Ashuri yamutumye gutuka Imana ihoraho. Ngira ngo Uwiteka Imana yawe yabahanira ayo magambo yumvise. Nuko rero terura amasengesho yawe usabire abantu basigaye. Nuko abagaragu umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Murongo wa 5. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti, Uwiteka aravuze ngo ntutinye ayo magambo wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse. Nzamushyiramo undi mutima, ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo nzamwicisha inkota. Hanyuma Rabushake asubirayo asanga umwami wa Ashuri arwanya Iribuna, kuko yari yumvise ko yavuye i Lakishi. Bukeye uwo mwami yumva bavuga kuri Turuhuka umwami wa Etiyopiya ati, dore yaguteye kukurwanya. Abyumvise yongera gutuma kuri Hezekiya ati, nimugende mubwire Hezekiya umwami w'Abayuda muti, iyo Mana yawe wiringiye ntigushuke ngo Yerusalemu ntabwo hazahabwa umwami wa Ashuri. Wumvise uko abami ba Ashuri bagenje ibihugu byose bakabirimbura rwose, ni wowe uzabakira? Mbese imana z'abanyamahanga basogokuruza banjye barimbuye zarabakijije? Abi Gozani ni Harani ni Resefu n'abanyedeni bari Itelasari. Umwami w'Ihamati arihe? N'umwami wa Arupadi, n'umwami w'umurwa w'Isaravayimu, n'uw'Ihena, n'uwa Iva.
bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko, ararwakira ararusoma. Hezekiya ahera ko arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, aramburira imbere y'Uwiteka. Maze Hezekiya asenga Uwiteka amuri imbere ati: Uwiteka Mana ya Isirayeli wicara ku bakerubi, ni wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose, ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, hwejesha amaso yawe Uwiteka urebe, wumve amagambo ya Senakeribu yatumye gutuka Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka, abami ba Ashuri barimbuye ayo mahanga n'ibihugu byayo, bajugunye imana zabo mu miriro, kuko zitari imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye, nicyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Hanyuma Yesayi mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati: Uwiteka Imana ya Isirayeli avuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Iri ni ryo jambo Uwiteka yamuvuzeho ngo, umukobwa w'inkumi w'i Siyoni arakuneguye, araguseka, akagushinyagurira. Umukobwa w'i Yerusalemu akujungurije umutwe, ngo ninde watonganije ukamutuka? Uwo wakanitse ukamureba igitsure ninde? Ni Uwera wa Isirayeli. Watukiye Uwiteka mu ntumwa zawe, uravuga uti: nzamukanye igitero cyinshi cy'amagare yanjye y'intambara, ngeze mu mpinga z'imisozi, mu mirenge yo hagati ya Lebanoni, nzatema inyerezi yaho miremire n'imiberoshi yaho myiza cyane, kandi nzinjira mu ijuru ryaho ryo mu ishyamba hagati, mu isambu yaho yera. Nafukuye amazi y'ayandi mahanga ndayanywa, nzakamisha inzuzi zo muri Egiputa zose ibirenge byanjye. Ntiwumvise uko nabigenjeje kera, mbigambiriye mu gihe cyashize? None ndabishohoje, kugira ngo urimbure imidugudu igoswe n'inkike, uyihindure ibirundo by'amatongo. Nicyo cyatumaga abaturage bayo bagira intege nke, bagakuka umutima, bagakorwa n'isoni, bakaraba nk'ubwatsi bwo ku gasozi, nk'ubwatsi bukimera, cyangwa ubwatsi bumera hejuru y'inzu, cyangwa nk'ingano zirumbye zikiri nto. Ariko nzi imyicarire yawe n'imitabarire yawe n'imitambukire yawe n'uburakari wandakariye, kuko uburakari wandakariye n'umurengwe wawe byangeze mu matwi. Nzagushyira umuringa wanjye mu mazuru n'icyuma mu kanwa, ngusubize mu nzira yakuzanye. Nuko rero weho Hezekiya, iki ni cyo kizakubera ikimenyetso muri uyu mwaka, muzajya ibyimeza ubwabyo, mu mwaka wa kabiri muzajya imicwira yabyo, mu wa gatatu muzabiba musarure, kandi muzatera inzabibu murya imbuto zazo. Kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera gushora imizi hasi, kandi hejuru bazera imbuto. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dusengere ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, turagushimye kuri uyu mugoroba. Turagushimye kuko wongeye kuduha uyu mwanya wo kuba imbere yawe mu bwiza bwawe, mu kubaho kwawe. Turagushimiye ijambo ryawe, turagushimiye ko abanye natwe iyi minsi yose uko ishize ari 5. Waradushoboje kwa mu bwiza bwawe, waradushoboje kwiriza, waradushoboje gusenga, waradushoboje kubyukira imbere yawe, waradushoboje kugorobereza mu kubaho kwawe, waradushoboje kwirwa muri presence yawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. N'ubundi ubwoko bwawe tugarutse imbere yawe uyu mugoroba, turashaka imbaraga zawe, turashaka ubushobozi bwawe. Turakwinginze uvugane natwe, uhagarane natwe, ukorane natwe, utwereke imbabazi zawe, utwereke urukundo rwawe. Amasengesho dusenga uyu mugoroba
mugoroba uyumva uri mu ijuru, uri kuvugane natwe, usubize buri wese, urambura ukuboko kwawe, uhoze umutima wa buri wese, kandi Mwami utabara bari mu bihe bigoye, udukize amaboko ya Senakeribu, udukize amaboko y'abami ba Ashuri, urengere Hezekiya abagaragu bawe, urengere Yerusalemu umurwa wawe witoranirije, aho ngaho naho abera bawe bateranira, aho ngaho naho ubwoko bwawe buhagarara buguhamagara, utugire neza uyu mugoroba, tubone imirimo yawe n'ibitangaza byawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Turashima Imana, turashima imbabazi z'Imana, turashima urukundo rw'Imana ruba hejuru y'ubuzima bwacu ibihe byose. Ijambo ry'Imana dusomye uyu mugoroba ritubwiye ku mugabo witwa Hezekiya, umwami w'Abayuda. Biravuga ngo igihe kimwe Senakeribu umwami wa Ashuri yohereza umugaragu wiwe n'abagaragu barabwira ngo nimugende i Yerusalemu mubwire Hezekiya yuko nje kumurimbura n'igihugu nkamukuraho. Baraza babwira Hezekiya amagambo umwami wa Ashuri yabatumye. Hezekiya yinjira mu rusengero, afata ibintu byose by'agaciro, iby'umurimbo, ifeza n'izahabu n'imitako, abisohoramo byose, ajya mu bubiko bw'ibwami n'imitako y'ibwami, arabifata byose abyoherereza Hezekiya. Hezekiya arabifata abyohereza umwami wa Ashuri. Amaze kubyohereza umwami Ashuri amubwira ati ndakwinginze ntuntere ntundwanye, akiriza impongano tubane amahoro. Umwami wa Ashuri arabyakira, amaze kubyakira abishyira mu bubiko, hanyuma haciye iminsi arongera amutumaho intumwa. Yohereza intumwa ziraza zihagarara ku nkike hejuru, bararangurura, bahamagara mu murwa bose, bavuga mu Giheburayi, barababwira bati Hezekiya ntabashuke, umwami wa Ashuri yavuze ngo nimusohoke muri Yerusalemu muve mu gihugu cy'Abayuda muze mu muyoboke, azabatabara kandi azabarengera, nta kibi muzahura nacyo igihe cyose muzamuyoboka. Atari ko nimutabikora azabarundaho ibirundo by'amabuye. Nimutabikora ngo mu muyoboke azabarundaho ibirundo by'amabuye. Intumwa za Hezekiya umwami w'Abayuda zibwira Rabushake woherejwe n'umwami wa Ashuri, ziramubwira ngo turakwinginze vuga mu cyarameya kubera ko tucyumva, ureke kuvuga mu Giheburayo kubera ko uca umutima abatuye igihugu. Izi ntumwa z'umwami wa Ashuri zibwira abagaragu ba Hezekiya ngo rega n'ubundi twatumye kubwira abo mu murwa kugira ngo bakuke umutima, hanyuma barye imyanda yabo yo muri tuwarete. Bivuze mu kinyabupfura, bo babivuze mu buryo burempori, babivuze mu buryo butagira disipurine namba, kugira ngo abantu barye imyanda yabo. Niyo mpamvu twaje, niyo mpamvu duhagaze aha. Ntabwo dushaka kubwira Hezekiya wenyine, turashaka kubwira abaturage bose kugira ngo barye imyanda yabo yo muri tuwarete. Bareba barabura uko babigenza, baramanuka baraza basanga Hezekiya, baramubwira ibyo umwami wa Ashuri yatumye n'ibyo yasobanuye byose. Hezekiya byumvise, yicuza ifeza n'izahabu yamwoherereje, yicuza ubutunzi bwo mu nzu y'Imana yasahuye akamwoherereza. Abona neza yuko nta kintu na kimwe gishobora kubumba umutima w'uyu mugabo. Buriya umuntu ufite umutima w'ubugome nta kintu na kimwe wamukora ngo umutima wamuvemo. Umuntu ushaka kukugira neza nta mpongano, umuntu ushaka kukugira nabi nta mpongano wamuha kugira ngo areke kukugirira nabi. Umuntu ufite umutima wo kuguhemukira nta kintu na kimwe wamukora ngo umunezeze. Hezekiya yagerageje gukora ibintu byose ngo anezeze umwami wa Ashuri, Senakeribu, ariko nta kintu na kimwe kigize kisimunezeza.
ntabwo umutima wigeze uhinduka na gatoya, yagumanye umutima mubi wo kugira nabi Isirayeli. Yesaya byumvise afata icyemezo, aravuga ngo ubu noneho ntabwo ndi bwongere gutanga impongano, ahubwo ngiye gushaka umuhanuzi. Uyu mugore afite ijambo rivuga ngo imbaraga z'abahanuzi mu bihe bikomeye, imbaraga z'abahanuzi mu bihe bigoye, niyo teme nshaka ko tuvugaho mu minota mikeya hanyuma tugasenga. Reka nkubwire ngo hari imbaraga z'ubuhanuzi, hari imbaraga z'abahanuzi mu bihe bigoye, mu bihe ifeza idashobora gukemura ikibazo, mu bihe izahabu idashobora gukemura ikibazo, mu bihe impongano idashobora gukemura ikibazo, mu gihe ingabo z'umwami zidashobora kurwana, mu gihe igihugu kidashobora kwitabara, mu gihe ibibazo bidashobora kubonerwa igisubizo n'abakomeye, imbaraga z'ubuhanuzi zijya zigaragara. Abahanuzi bajya baseruka bagatabara mu bihe bigoye. Niyo mpamvu najya nkubwira uyu mugoroba, hari ijambo ry'ubuhanuzi hejuru y'ubuzima bwawe. Igihe abaganga badashobora gutabara, igihe abafilosofi badashobora gutabara, igihe abajenekologe badashobora gutabara ubuzima bwawe, hari imbaraga z'ubuhanuzi zijya zimanuka, hari imbaraga z'abahanuzi bajya barekura mu ijambo bavuze, mu gusenga kwabo, mu guhamagara Imana. Ibitakorwaga n'ifeza bigakorwa. Mandarabashekeremosai, imbaraga z'ubuhanuzi, imbaraga z'abahanuzi zikoraho ifeza itari. Petero aravuga ngo nta feza n'izahabu mfite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo. Igihe umaze aha hantu, igihe umaze imbere y'uru rusengero, ifeza warazibonye, abaguha baraguhaye, abakohereza barakoherereje, ariko wagumye uryamye kuri iri rembo, ntabwo wigeze ubyuka aha hantu. Uyu munsi wa none tugiye kuguha amafaranga adakora, tugiye gukemura ibyo amafaranga adakemura, tugiye kwerekana imbaraga z'ubuhanuzi, imbaraga z'ubuhanuzi, imbaraga z'abahanuzi zikoraho amafaranga yananiwe gukora. Izo nizo ndimo kukubwira iri joro. Hari ikintu Imana igiye gukora hejuru y'ubuzima bwawe muri aya masengesho. Mandari ya basakara masekere mosekeneri ya rabashakara mando detaini. Muri aya masengesho mbere y'ukarangira, hari ibintu wakoresheje amafaranga wirwanyeho uko bishoboka. Wahamagaye inshuti, wahamagaye abavandimwe, wahamagaye abantu ngo bagutabare, wahamagaye abantu ngo bakurengere, wahamagaye abo kukugira neza, bagerageje kukurwana uko bashoboye, bagerageje gukora ibishoboka byose ngo bakugirire neza, ariko byarananiranye. Wagumije kuba mu bibazo, waguze umwami wa Ashuri, ariko umwami wa Ashuri kumanuka iri joro, zamaze kumanuka muri amasengesho, zigiye kumukubita. Manderebo sekeremosai, ramanderebo shekeremosai. Birenze ubwenge bwawe, birenze ubwenge bw'abanyabwenge, birenze imbaraga z'igisirikare, birenze imbaraga z'intwaro. Rebo sekeremosai. Hezekiya yari afite intwaro, Hezekiya yari afite abasirikare, yari afite abajyanama, yari afite abandi bakuru b'ibihugu baziranye, yari afite abandi bantu bayobora ibihugu baziranye bakundana, yashoboraga kwitabaza iyo ibihe bigoranye. Hari ukuntu ibihugu bijya bikorana. Uyu munsi wa none mu karere k'ibiyaga bigari hari ikibazo cy'intambara irimo gututumba, hari ikibazo cy'intambara muri Kongo. Icyo kibazo ejo bundi abakuru b'ibihugu bahuriye i Nairobi bo muri South Africa, bati reka dushyireho
ingabo zijye gukemura ikibazo cy'umutekano muri kariya karere. Uko niko bigenda. Igihugu kimwe cyugarijwe kijya gikora ku nshuti zacyo, kijya gihamagara abandi bayobozi, umuperezida ajya ahamagara abandi baperezida ati muze mu ntabare kuko ibihe byakomeye, intambara yahagurutse. Rero Hezekiya nawe nk'umuperezida yashoboraga gutuma kundi muperezida ati ngwino undengere, yashoboraga kwikora ku ngabo ze, yabona zidashoboye agatumira abandi baperezida, agatumira abandi bajenerali, munyohereze ingabo zanyu n'ibikoresho byanyu baze bantabare. Ibyo byarashobokaga, ariko aritegereje abona ibiharimo ntabwo ari ibihe byo kwiyambaza abandi baperezida, si ibihe byo kwitabaza abandi bami, avuga ngo ibi ni ibihe byo gushaka umuhanuzi. Ramandere boshekeremo sayini. Sinzi ibihurimo muri kino gihe, ariko nagira ngo nkubwire ngo muri bino bihe shaka umuhanuzi, shaka imbaraga z'ubuhanuzi, shaka imbaraga z'abahanuzi, shaka ijambo ry'ubuhanuzi. Kristo Yesu urimo gucamo, kubigerageza urimo gucamo, kwibaza urimo gucamo, shaka ijambo ry'ubuhanuzi, shaka ijambo ry'ubuhanuzi, shaka ijambo ry'ubuhanuzi. Iryo ngiryo rijya rikora haba kuri bihugu batateranye, iryo ngiryo rijya rikora amafaranga atiyambajwe. Ijambo ry'ubuhanuzi rijya rikemura ibibazo bitashoboye gukemurwa n'imbaraga z'abana baba. Ahamagara intumwa ziwe, arazibwira ngo nimugende, hari umugabo witwa Yesaya afite amavuta, haleluya, afite ijambo ry'ubuhanuzi. Mugende mubwire ngo abana barenda kuvuka ariko nta mbaraga zo kubabyara zihari. Mugende mumubwire atahari Imana yawe yaba yumvise amagambo yarabushake yatumye intumwa ziwe kuza gutuka umwami, kuza gutuka Imana, kuza gutuka Imana ya Isirayeli. Ahari Imana yawe yaba yabyumvise. None muri kano kanya terura amasengesho, terura amasengesho, udusabire, usabire umurwa, usabire igihugu, udusengere. Terura amasengesho. Uyu mugoroba muri iyi minsi 7 terura amasengesho, terura amasengesho usabira urubyaro rwawe, terura amasengesho usabira urugo rwawe, terura amasengesho usabira igihugu cyawe, terura amasengesho usabira bizinesi yawe, terura amasengesho. Mandarabashakara masayini. Reka nkubwira ngo nanjye nagutumweho iri joro ngo terura amasengesho. Narababwiye ejo bundi hashize ngo hari ibintu bitazakore ku kirimo kurya no kunywa, bikeneye kureka kurya ukiyiriza. Nabahaye urugero rw'umwami w'inenewe, we yaravuze ati kwiyiriza gusa ntibihagije, n'amatungo niyiyirize kugira ngo Uwiteka Imana turengere. Hari ibintu bitazakorwa mu buzima bwawe udahagurutse ngo usenge. Hari ibintu bitazakorwa mu buzima bwawe udashatse Imana. Hari ibintu bitazakorwa mu buzima bwawe udahagurutse ngo uhamagare ijuru. Hari ibintu bitazakorwa mu buzima bwawe utiyirije. Hari ibintu bitazakorwa mu buzima bwawe utabyutse mu gitondo ngo usenge. Hari ibintu bitazakorwa mu buzima bwawe utagorobeje ku mugoroba ngo usenge. Igihe kirageze yuko ushaka Imana. Wabaye ushakisha amafaranga, wabaye ukoresha amafaranga, uzi ko amafaranga yakemura byose, uzi ko inshuti zawe zakemura byose, ariko igihe kirageze haguruka usenge. Manderebo shekere mosai, mandarabashakara masakando, ramanderebo sekere mosai. Wabaye uzi ko amashuri yawe azakemura ibibazo, wabaye uzi ko abavandimwe bazakemura ibibazo, wabaye uzi ko abamuvukana uzi ko ababyeyi bazabikemura. Ariko reka nkubwire, igihe kirageze ngo urambike agapira hasi umere nka Hezekiya. Ushaka Imana, ushaka Imana, ushaka Imana, ushaka Imana kubw'ikibazo cyawe, ushaka Imana kubw'intambara ziri mu buzima bwawe, ushaka Imana kubw'abakurenganya, ushaka Imana kubw'ibitutsi utukwa, ushaka Imana kubw'amagambo uvugwa, ushaka Imana kubw'abarozi bakuroga, ushaka Imana
igihe kirageze ngo ushake Imana mu bibazo byawe. Reka kwiringira inshuti, reka kwiringira ingabo zawe, reka kwiringira ibyo wagezeho. Igihe kirageze, mera nka Hezekiya, haguruka usenge. Senga ku manywa, senga mu ijoro, senga mu gitondo. Injira mu ijambo, injira mu kubaho kw'Imana, injira mu kuramya, injira mu gushaka Imana. Saa sita usenge, saa cyenda usenge, saa sita z'ijoro usenge, saa kenda z'ijoro ubyuka usenge, ubyuka morning glory usenge. Mu izina rya Yesu Kristo ushaka Imana, kuko mu kubaho kw'Imana, muri presence y'Imana hajya haba ijambo risubiza inyuma umwami wa Ashuri wakugabyeho ibitero. Manderebo shekere mosai mandaraba shakaramando uriya manderebo sekere mosai. Intumwa zigera kwa Yesaya, mandaraba shakaramasai. Yesaya akizibona arangije azibwira ngo nimwumve uko Uwiteka Imana avuze. Haleluya. Ajya mu mwuka, mandaraba shakaramasai, akibitegereza, yinjira mu mwuka, arangije aravuga ngo nimwumve uko Uwiteka Imana ivuze. Imana yaramye ijuru n'isi, iravuze ngo ayo magambo arabushaka yatumye gutuka Imana yazamutse yengezeho. None mubwire Hezekiya ngo inzira yamuzanye niyizamusubizayo. Mandarabasai. Reka nkubwire iri joro ngo icyo kibazo cyaje mu buzima bwawe, inzira yakizanye nigishubije iri joro, ntabwo ari ubundi munsi. Yesaya aravuga ngo mubwire Hezekiya ngo kuko wasabye Imana ngo ikurengere, nayo iraza kukurengera. Iyo dusabye Imana ngo iturengere, ijya yururuka ikaturengera mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye, mu bihe by'intambara, mu bihe imbaraga zacu zishize. Iyo dupfukamye twavuga ngo Mana turengere, Uwiteka ajya yururuka akarengera intore ziwe. Uwiteka ajya yururuka akarengera bamutakiye. Uwiteka ajya yururuka akarengera bamuhamagaye. Iri joro reka nkubwire ngo ubwo waje muri iyi minsi 7, ubwo waje muri aya masengesho, ubwo urimo gukurikirana ijambo ry'Imana kuri televiziyo y'abakunda Imana, ubwo uri kuri free conference, ubwo urimo gushaka ko Imana ikurengera, Uwiteka nawe arakubwira ngo kuko wamusabye ngo akurengere, nawe arakurengeye. Manderebo shekere mosai. Hallelujah, 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 hallelujah. Hari abantu Imana irimo irengera iri joro, hari abantu Imana irimo irengera iri joro, hari abantu Imana irimo irengera iri joro, hari abantu Imana irimo kurengera iri joro. Ndabona ukuboko kw'Imana kurengera abantu, ndabona ukuboko kw'Imana kurengera intore z'Imana, ndabona ukuboko kw'Imana, ndabona imbaraga z'Imana, ndabona amavuta y'Imana. Iri joro Uwiteka Imana amanukiye kuturengera, iri joro Uwiteka Imana amanukiye kukurengera, kuko wamushatse ngo akurengere, kuko waje ngo akurengere, nawe arakurengera. Aravuga ku mwami wa Ashuri. Mwami wa Ashuri ninde? Ni bya bibyimba biri mu nda yawe. Mwami wa Ashuri ninde? Ni bwa burozi bakuroga. Mwami wa Ashuri ninde? Ni amadeni ari mu buzima bwawe, ni yanzara iri mu buzima bwawe. Umwami wa Ashuri ninde? Ni abandi barimo bagutangaho ibitambo. Umwami wa Ashuri ninde? Ni amagambo mabi bakuvuga. Umwami wa Ashuri ninde? Ni bya bindi bishaka kugupfakaza, ni bya bindi bishaka kukwicira urubyaro, ni bya bindi bishaka kukwicira umugore, ni bya bindi bishaka kukwicira umugabo, ni bya bindi, ni bya bindi bishaka kukwicira ababyeyi. Umwami wa Ashuri ninde? Ni ya mitego, ni ya magisida birirwa bakuroga ijoro n'amanywa ngo aguhitane. Umwami wa Ashuri ninde? Ni bwa bukode wahezemo, wazirikiwemo. Umwami wa Ashuri ninde? Ni ba bandi bagiye kuzika imyenda yawe y'imbere bakajya kwishyira ku nyanja ngo ntuzigere ushaka, ngo ntuzigere ubyara. Umwami wa Ashuri ninde? Ni ba bandi batwaye ibirenge byawe bakajya
bakajya kubita mu nyanja ngo uzajya uhora userera utagira aho ushinga ikirenge. umwami wa Ashuri ninde? ni ababanzi b'ubuzima bwawe, ni abandi bashaka kukorwa n'isoni, ni abandi bashaka kukumwaza, ni abandi bakugirira nabi. umwami wa Ashuri ninde? ni abandi bahize ngo uyu mwaka ntuzawumara. umwami wa Ashuri ninde? ni abandi bavuze ngo ukwezi ntuzakurangiza. umwami wa Ashuri ninde? ni abandi bashaka kugufungisha, ni abandi bashaka kukwirukana mu kazi. umwami wa Ashuri ninde? ni za karande ziri mu buzima bwawe. umwami wa Ashuri ninde? ni bya bindi nawe uzi. umwami wa Ashuri, umwami wa Ashuri, umwami wa Ashuri, manderebo sekeremo sayine. umwami wa Ashuri, iri joro hari ijambo Uwiteka Imana muvuzeho. ndagira ngo muri kano kanya remesekeremo sakaramanda rabasayini, ndagira ngo muri aka kanya urebe mu buzima bwawe, urebe umwami wa Ashuri, umuhamagara umushyire imbere yawe, umubwire ngo mva uko Uwiteka Imana avuze. nimba ari uburwayi urambika ikiganza aho ubabara, nurangiza ubabwire ngo mva mwami wa Ashuri we, Uwiteka aravuze ngo inzira yakuzanye niyigushubijeyo ntabwo uzangiraho ububasha. ndakunda Imana. haleluya. Yesaya akibihanura ako kanya biravuga ngo umwami wa Ashuri ahita yumva ngo yatewe. Imana yacu ni seriye. yari ari mu nzira arimo asi Yerusalemu, afite ingabo, afite amagare, afite amafarashi, yiteguye kuza Yerusalemu. ariko ijambo ry'ubuhanuzi rikimanuka ngo inzira yamuzanye n'izamusubizayo, ako kanya intumwita izayirukanka ngo watewe. maze kubwirwa ngo yatewe, afata ikaramu arandika, yandikira Hezekiya aramubwira ngo iyo Mana wiringiye ntigushuke, ntabwo izigera igukiza, kuko basogokuru barimbuye abami b'amahanga babarimburana n'imana zabo zose. nubwo nsubiye inyuma nzagaruka kandi nzagukuraho. ntiwibwire ko wowe uzankira, wowe ngufite mu kiganza cyanjye. niba ufite n'ikibazo cy'intwaro, yewe ndakwihera amagare n'amafarashi. nimba wakubona abasirikare bo kuyagendaho no kuyarwanisha, kari agasuzuguro gakomeye. ibaze aho umuntu agutera kakubwira ngo ndaguha n'intwaro, ndanagusapotinga, ndaguha n'intwaro, nguhe n'amagare, nguhe n'amafarashi by'intambara, wowe icyo ngusabye ni kimwe gusa, wishakira abasirikare. ni agasuzuguro karenze. yandika urwo rwandiko arangiza Hezekiya, arakata asubirayo. Hezekiya yakiriye urwandiko ararufata. Hezekiya afata urwandiko, ramasekeremo shakaramando robo sekeremo sai. Hezekiya afata urwandiko aramanuka yinjira mu nzu y'Imana. ageze mu nzu y'Imana arapfukama, afata rwa rwandiko arurambura imbere y'Imana, arangije ararusoma, abwira Imana ngo Mana ndabizi ko uzi gusoma, ariko reka ngusomere. reka nkubwire uyu mugoroba, nujya kwa muganga bakakwandikira bakakubwira ngo urwaye ibi, uzajya ufata urwandiko muganga yakwandikiye, winjire mu cyumba cy'amasengesho, handi uhurira n'Imana, handi ubonanira n'Imana, upfukama ururambura imbere y'Imana, ubwire ngo dore ibyo muganga yavuze. nujya muri sikani amafoto agasohoka ariho ibibyimba, ujye uzi imbere y'Imana, uyarambura imbere y'Imana, ati dore inzandiko zasohotse. umuntu nakwandikira message agutuka akubwira nabi, jya ufata message uyijyana imbere y'Imana, upfukame ubwire Imana ngo Mana iyi message wayibonye, iyisome. banki nikwandikira urwandiko kije kugutereza cyamunara, fata urwo rwandiko wirukanke mu nzu y'Imana, upfukame ururambura imbere y'Imana, uruyisomere. iyi foromire irakora. haleluya. Hezekiya arirukanka afata urwandiko ajya mu rusengero arurambura hasi, arangije arusoma, avuga ngo Mana wabibonye. Hezekiya arangije avuga ijambo, aravuga ngo Mana
nibyo koko abami ba Shuri barimbuye aya mahanga. Oh haleluya. Ntuzigere uharira n'umwanzi wawe nakubwira ngo ibi ndabishoboye, akakubwira ngo ibi nabikora, akubwira ngo nagenze ukunuku kunuku, ujye mubwira ati yego nibyo, ndabizi urabishoboye, ndabizi iyo position urayifite, ndabizi warabaroze benshi barapfa, ndabizi warabagambaniye benshi barafungwa, abandi warabirukanishije ku kazi, ariko reka jyewe nkubwire. Haleluya. Hezekiya avuga ngo Mana nibyo koko ibyo umwami wa Shuri yavuze nibyo. Abami ba Shuri barimbuye amahanga menshi. Abami ba Shuri bishe abami benshi n'amahanga barayarimbura, ndetse n'imana zabo barazisenye baranazitwika. Ariko haleluya, iri jambo narikunda. Hezekiya ngerageje avuga ngo ariko ora masakarama shekendere bosakarama, aravuga ngo ariko ntabwo zari imana nyamana. Rabasakalamasai, nibyo koko yarabaroze barapfa, ariko ntabwo basengaga imana nyamana. Nibyo koko abandi bishwe na kanseri, ariko ntabwo bari bafite imana nk'iyo mfite. Nibyo koko covid yarabahitanye, ariko ntibizeraga iyo nizera. Hezekiya avuga ngo nibyo ntabwo yabeshye. Barimbuye abami ba Shuri, barimbuye imana zabo, ariko zari imana z'amabuye, ntabwo zari imana nyamana. Ntabwo yari imana yaremye ijuru n'isi. Ibyo yarabikoze birakunda. Mandarabashekeremosai, manderebo shakaramasakandore arabasai, mandarabashekeremosekendere arabasakaramashekenere. Ntabwo zari imana nyama, zari imana zo mu biti no mu mabuye, zari imana zo mu bigirwamana, zari imana zitari imana nyakuri. Niyo mpamvu zarimbuwe zirarangira. Biratandukanye n'imana nsenga. Haleluya. Aravuga ngo Mana ngo ufite icyizere, utandukanye n'imana Samariya, utandukanye n'ibyo biringiraga, utandukanye n'ibyo basengaga, utandukanye n'ibyo bakoreraga. Je mfite assurance, ndabizi ko ibyo yakoreye bari yagiye batabinkora ngo bikunde. Harabo yaroze inda zivamo, ariko jyewe yanjye ntago yavamo, kuko imana nsenga itandukanye n'imana basenga. Harabo yaroze barapfakara, ariko jye sinapfakara, kuko imana nsenga itandukanye niyo basengaga. Ndabizi ko ari umurozi ukomeye, ndabizi ko benshi bamutinya, ndabizi ko amahembe yohereza agafata abantu, ariko jyewe ntiyamfata. Genda ukunda imana, jye mbyukira muri morning glory, jye nakoze iminsi 7. Mandarabashekeremosai, mandarabashakaramasekenere, mandarabashakaramasai. Haleluya, 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 haleluya. Abandi byarabaye, abandi byarakozwe, abandi baragambanye bireme. Ndabizi ko yirukanishije benshi ku kazi, ndabizi ko wasenye ingo nyinshi, ndabizi ibyo arabishoboye, ariko abishoboye ku bandi ntabwo abishoboye kuri jye. Ntuzahakane imbaraga z'abarozi ko zitabaho, ntuzahakane abapfumu koko batabaho, ntuzabihakane. Oya, ntuzabihakane. Nibyo byemere, nibyo bibaho, barabishoboye, ariko babishoboye ku bandi ntabwo babishoboye kuri twe. Turi abakunda Imana. Nihagira ukubwira uko yishakiye, akakubwira ko afite ububasha hejuru y'ubuzima bwawe, uzamubwira ati ubwo bubasha nibyo ndabizi urabufite,
ndabizi ushobora gufunga ushaka ugafungura ushaka, ndabizi, ariko ubwo bushobozi bufite ku bandi, apana kuri jewe. Kubera iki? Fitima amaze gusoma urwo rwandiko, amaze kuvuga ibyo ngibyo, ako kanyuma k'Imana amanuka kuri Yesaya hari, aramubwira ngo abwira Hezekiya ngo iturize, usibye no kutazagaruka arapfa. Hari abantu bajya bikorereza abantu batikorerezwa. Muntu wikorereza bakunda Imana, muntu wikorereza Mugwaneza Eric, muntu wikorereza abantu babyuka guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu babyukira imbere y'Imana, muntu wikorereza abantu barara overnight buri kwezi, muntu wikorereza abantu bareka ibyo kurya byabo bakirigwa inzara batabibuze bihari. Reka nkubwire ngo nkugiriye imbabazi, kuko ibyo urimo wikorereza ntabyo uzi, ibyo urimo urwana nabyo ntabyo uzi. Uracyafite agahenge kuko tutaraguruka ngo dusenge, uracyafite agahenge kuko tutinjira mu rusengero ngo turire, uracyafite agahenge kuko tutaratabaza Imana. Ariko reka nkubwire, umunsi Hezekiya bapfukamye mu nzu y'Imana bagasenga, umunsi Hezekiya bahuje na Yesayi bagahamagara ijuru, bye bye kakubayeho. Hari ibintu bidakinishwa. Hari ibintu bidakinishwa. Ntugakine n'abantu basenga, ntugakine n'abantu bahamagara Imana, ntugakine n'abantu baterwa bagatabaza ijuru, ntugakine nabo, aba ntibakorwaho. Minota iratujyanye kandi byari biryoshye. Haleluya. Uyu mugoroba hari amavuta adasanzwe, hari amavuta yo gusenya Mwami wa Ashuri. Manderebo shekere Mosai. Bibiliya iravuga ngo iryo joro ajya mu zikigirwamana kiwe cya Rimoni, agenda kuramya, ngo umuhungu wiwe arazamusangamo. Umuhungu we arazamusangamo amutsindaho. Imana yavuze bayavuze. Ntabwo bikenewe ko Hezekiya yohereza umuntu ngo aze guhiga umwami wa Ashuri. Oya, nimba yashatse Imana, abo mu rubyaro rw'uwo Ashuri nibo bari buze kumwirangiriza. Ntabwo bikenewe kujya guterana amagambo n'abantu runaka, ntabwo bikenewe kujya guhangana n'abantu runaka. Upfa kuba washatse Imana, ibisigaye Imana iraza kwimenya ukuri buze kubigenza. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya. Manderebo shekere Mosai. Uyu mwanya zana ibyifuzo byawe imbere y'Imana. Reka nkubwire ngo buri kintu cyose ufite iri joro, uyu mwami wa Ashuri wahagurukiye ubuzima bwawe, ibingibi birimo bikurega kuri uru rwego. Reka nkubwire ngo aka kanya muri uyu mwanya tugiye gusenga, Manderebo shekere Mosai, muri uyu mwanya tugiye gusenga, muri uyu mwanya tugiye guhamagara Imana. Zana urwo rwandiko rwawe imbere y'Imana, zana urwo rwandiko kwa muganga bakwandikiye, zana iyo diplome yawe maze yicaye mu kabati, zana iyo kontra yawe yarangiye, yizana imbere y'Imana, zana iyo ngiyo banze gusinya, yizana imbere y'Imana, zana Mandaraba shekere Mosai, zana urwo rwandiko imbere y'Imana, zana ibyo ngibyo abaganga bakubwiye imbere y'Imana, zana ayo masezerano y'inzu y'ubukode imbere y'Imana, ubwira Imana ngo Mana nanjye nkeneye yanjye, zana ibyo banki yakwandikiye, zana izo message zigutoriza, zana buri kintu cyose, hanyuma dusenga Imana. Hari imbaraga z'ubuhanuzi, hari imbaraga z'abahanuzi, iri joro byose birahangaha bikusanirijwe hamwe kugira ngo ubuzima bwawe burengerwe, kugira ngo ubuzima bwawe butabarwe. Manderebo shekere Mosai.
Ramando robo shekere mosekendere ramanda rabashakara mandori. Uriya manda rabasekere mosaini. Randere bosekere moshekenere. Hamagara Imana muri kano kanya. Zamura ijwi ryawe hamagara Imana. Zamura ijwi ryawe hamagara Imana. Zamura ijwi ryawe hamagara Imana. Ibyifuzo byawe byose ufite mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, hamagara imbaraga z'Imana, hamagara imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ndasenze abazimu bagutera ndabasenya mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo inzira yabazanaga ibasubize mu izina rya Yesu. Ibyo ngibyo biva ku bicaniro by'iwanyu, biva ku bicaniro byo kwa so, biva ku bicaniro byo kwa nyoko, biva ku bicaniro byo kwa banyokorome, biva ku bicaniro byo kwa banyogosenge. Ibyo bitero by'abami ba Shuri bigambiriye gusenya ubuzima bwawe, byaguhejeje iwanyu, byakubujije kurongorwa, byakubujije gushaka. Ibyo byica abana bawe ngo ntibazarongore, ngo ntibazarongorwe. Ibyo ngibyo byakubujije kuba imbere y'Imana, ibyo bikubuza kubyuka. Ibyo utangira gusenga ugasinzira, utangira gusoma ijambo ry'Imana ugasinzira. Izo mbaraga z'umwami wa Shuri zitsikamiye ubuzima bwawe, iri joro ndazisenya, iri joro ndazimenagura, iri joro ndazikubita hasi. Senga Imana mu izina rya Yesu, senga Imana mu izina rya Yesu. Ndacagagura imbaraga z'umwami wa Shuri, ndasenya umwami wa Shuri, ndakubita hasi umwami wa Shuri. Umwami wa Shuri winjiye mu buzima bwawe, iterabwoba riri mu buzima bwawe, ibiguhagaritse umutima. Remosekere mosaini, ndakubita hasi, ndavunagura, ndacagagura, ndarimbura. Ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara kubaho kw'Imana. Mandorebo shekere mosekere mosaini. Senga mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi buri mbaraga zose z'umwijima, ndakubita hasi buri mbaraga zose z'abadayimoni, ndakubita hasi buri mbaraga zose z'umwami wa Shuri. Ibyo byose biri hejuru y'ubuzima bwawe, ibyo byose bigutsikamiye, ibyo byose bikugirira nabi, ibyo byose biguhemukira, ibyo byose byatumye kukugirira nabi, ibyo byose byatumye kukurwanya, ndabirimburira ijoro. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara kubaho kw'Imana. Hamagara Imana mu izina rya Yesu, hamagara Imana mu izina rya Yesu. Senga mu izina rya Yesu Kristo, sengera urugo rwawe, sengera urushako rwawe, sengera urubyaro rwawe, sengera umuryango wawe, sengera ibyawe, sengera ejo hawe hazaza. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, senga. Remoshekere mosakaramando robo sekere mosaini. Senga mu izina rya Yesu. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge. Ibyaguhize, ibyaguteye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hari ibintu byinshi wagerageje gukora, ukoresha amafaranga biranga, ukoresha inshuti biranga, ukoresha abavandimwe biranga. Hari ibintu byinshi wagerageje mu mbaraga zawe, hari ibintu byinshi wagerageje biranga. Ariko iri joro mu mbaraga z'ubuhanuzi, nanjye mpagazanga nka Yesaya, nawe uraho ngaho nka Hezekiya, nanjye ndagusengeye mu izina Yesu. Umva ijambo ry'Uwiteka ku buzima bwawe. Remosekere mosekendereya. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nanjye mpagaze imbere yawe kuri uyu mugoroba, kuri iyi televiziyo, kuri iyi free conference, muri aya masengesho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mpagaze nka Yesaya, mpagaze mu mbaraga z'ubuhanuzi, mpagaze mu mbaraga z'ubuhanuzi, mpagaze mu mbaraga z'ubuhanuzi. Nanjye ndakubwira ngo kuko washatse ko Imana ikurengera, iri joro irakurengeye. Kuko washatse ubutabazi buvuye ku Mana, iri joro Imana iragutabara, iri joro Imana iragukiza. Umva ngo uhanurire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndohereza ijambo ry'ubuhanuzi, ndohereza ijambo ry'ubuhanuzi hejuru y'ubuzima bwawe, hejuru y'urubyaro rwawe. Ndavuze ngo uzarongorwa, ndavuze ngo uzarongora, ndavuze ngo uzabyara, ndavuze ngo uzubaka, ndavuze ngo uzarama. Ndakura urupfu ku buzima bwawe, ndakura agashinyaguro ku buzima bwawe, ndakura akarengane ku buzima bwawe, ndakura ibitutsi ku buzima bwawe, ndakura gutotezwa ku buzima bwawe, ibikwiyemeraho, ibigutuka, ibikugira nabi, ibikubwira amagambo mabi, ndabikura ku buzima bwawe. Nanjye ndahanuye mu izina rya Yesu, nohereza ijambo ry'ubuhanuzi. Ndavuze ngo uwo mwami wa Shuri wakuzengereje, ukumereye nabi mu myaka yose umaze, kuva ukivuka, kuva ukiri umwana mutoya, ibyaguhereye ukiri mu nda mama wawe bikurwanya ngo indivemo, ibyaguhereye
uruhinja, ngo upfe ukiri mutoya, ibyaguhereye ukiri umwana, ngo upfe utaragira aho ugera ariko ugakomeza kubirokoka, ibyo byaguhize kuva kera. Iri joro ndabishyiraho iherezo, iri joro ndavuze ngo bipfe, umwami wa Ashuru apfe, abadayimoni bapfe, abarozi bapfe. Remosekeremoshekendarabasaini. Ijambo ry'Iteka Imana yavuga ngo Ashuri n'umwami wiwe ntabwo bazakandagira Yerusalemu. Uwiteka abwira umwami wa Ashuri ngo iri joro ararapfuye, nanjye ndavuze ngo abo bazimu bakugendagaho iri joro bapfe katika jina la Yesu. Mandarabasekeremosaini. Vuga mu izina rya Yesu, bumbura akanwa kawe, hari imbaraga z'ubuhanuzi, ndahanurira ubuzima bwawe. Atura mu kuboko kw'Imana, senga mu izina rya Yesu. Iyo kanseri yakuzengereje nipfe mu izina rya Yesu Nazareti. Ubwo burwayi buri mu buzima bwawe bwakuzengereje nibupfe katika jina la Yesu. Ndategetse aka kanya izo mbaraga mbi zikuzimu zinjiye mu buzima bwawe zigahumanya amaraso yawe nizipfe katika jina la Yesu. Uwo mwuka nupfe, izo mbaraga nizipfe, iyo myuka mibi nipfe, iyo myuka igutera mu nzozi, abo bagabo b'ijoro baza kugusambanya, bagutera ibyimba mu nda, bakumereye nabi nibapfe. Remosekeremosaini. Mandarabasekeremosekenderia. Uriya mandarabasekeremosekenderia. Ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze mu izina rya Yesu. Umwuka w'injyane uba mu buzima bwawe, uba mu rugo rwawe, umwuka wo kugirirwa nabi, umwuka wo gutotezwa, umwuka wo kwangwa, umwuka w'ubutindi, umwuka mubi, umwuka w'amaganya, umwuka w'agahinda, umwuka w'ibibazo bidashira mu buzima bwawe byakwibasiye, uwo mwuka wo gusiza icyangiro ndasenze iri joro pe, nkuko Senekeribu yapfuye, nanjye ndasenza aka kanya izo mbaraga zikuzimu zipfe katika jina la Yesu. Izo mbaraga zikuzimu nizipfe katika jina la Yesu. Mandorobosekeremosekenderia. Uriya mandarabasakaramashekenderia. Senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ubuhanuzi ntabwo zigira imipaka, imbaraga z'ubuhanuzi ntabwo zihagarikwa. Aho uri hose, waba uri mu Bwongereza, waba uri muri Amerika, mu izina rya Yesu Nazareti, waba uri muri Canada, waba uri muri Australia, waba uri mu Burundi, waba uri i Kigali, waba uri mu Rwanda, mu bice bitandukanye by'igihugu, waba uri mu Uganda, waba uri muri Kenya, mu bihugu byose bya Afrika, mu izina rya Yesu Nazareti, uri Mozambique, uri South Africa, ndagusengera ijoro Senekeribu wakugendagaho napfe katika jina la Yesu. Uwo mwuka mubi, iyo karande nipfe mu izina rya Yesu. Izo mbaraga mbi zikereza amasezerano, izo mbaraga mbi zikubeshaho mu marira, zikubeshaho mu gahinda, zikubeshaho mu mubabaro, zikubeshaho mu bitutsi, zikubeshaho mu kugirirwa nabi, nizipfira ijoro katika jina la Yesu. Agasuzuguro umaze mu imyaka n'imyaka, gutsikamirwa, gukandamizwa, kwangwa, kugirirwa nabi, mu izina rya Yesu Nazareti. Ibyagusahuye ibyawe, byatwaye ibyawe, amafaranga yawe yarariwe, ibyawe byarariwe, ibyawe byarajyanywe. Umwami wa Ashuri yinjiye Yerusalemu arasahura, asahura no mu nzu y'Imana, asahura n'ubutunzi bwo mu nzu y'Imana, asahura n'ifeza zo mu nzu y'Imana, asahura n'izahabu, arabijyana, akomeza gusuzugura Abisirayeli, akomeza gusuzugura. Baramukoreye buri kimwe cyose, baramuhaye buri kimwe cyose. Uko niko nawe Satani agusuzugura, yagusuzugura mu buryo bwose. Ako gasuzuguro ni gapfe katika jina la Yesu. Ako gasuzuguro ni karangire mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi, ndamenagura, ndacagagura, ndavunagura mu izina rya Yesu Kristo imbaraga mbi zose zikuzimu zigenda hejuru ubuzima bwawe. Aka kanya ndacagagura ibitambo byose by'abadayimoni, aka kanya ndacagagura ibicaniro byose by'ikuzimu, ibyo batongera ijoro n'amanywa, ibyo bakoreza igitondo n'umugoroba, intambara zose bagushoraho, ibyo bakugabaho byose, iri joro ndabisenya, iri joro ndabisambura, iri joro ndabimenagura, iri joro ndabicagagura, ndarimbura, ndakubita hasi buri mwuka wose, buri mbaraga mbi zose zigenda hejuru ubuzima bwawe. Iri joro ndasenya buri butware bwose bw'ikuzimu bugenda hejuru ubuzima bwawe. Iri joro ndamenagura buri mbaraga mbi zose z'umwanzi zitekamiye ubuzima bwawe katika jina la Yesu. Manderebo shekere musaini, mandaraba shakara masekendere, mandorobo shekere musaini, mandorobo shekere musakandore. Buri kintu cyose cyakuregaga, buri kintu cyose cyakurwanyaga, ijoro gisenyuke kubw'imbaraga z'Imana
n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Hari imbaraga z'ubuhanuzi hejuru y'ubuzima bwawe, hari imbaraga z'ubuhanuzi hejuru y'umuryango wawe, hari imbaraga z'ubuhanuzi, hari imbaraga z'abahanuzi. Iyo dusenze Imana, iyo duhamagaye Imana, iritaba, irakora kandi iratabara. Kuko washatse ko Imana ikurengera, ijuru Imana irakurengeye. Kuko washatse ko Imana igutabara, ijuru Imana iragutabaye. Iri ni ryo jambo Uwiteka Imana avuze ku buzima bwawe, ngo humura umwami wa Shuri ntago azakugeraho. Iri ni ryo jambo Uwiteka Imana agutumyeho, ngo humura. Ndakubwira ngo humura, ndakubwira ngo humura. Ni ijambo ryawe urigira iryawe. Ibyo umwami wa Shuri yibwiye byose nta na kimwe kizasohora. Uwiteka Imana abaha umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turasenga abantu bose twabanye kuri mugoroba, turasenga bari kuri AM12 TV, turasenga bari kuri Free Conference, turasenga abantu bose bazakurikirana amasengesho igihe cyari cyo cyose, imyaka yose. Isengesho ntago risaza. Mwamuzabagire neza, ubatabare, ubarengere kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Umugisha abagiye kwigama, umugisha abakiri kumanywa, umugisha bari mu gitondo, umugisha buri wese mwami mwanya arimo n'ahari n'aherereye, kubw'imbabazi n'urukundo rwawe. Urengera ubwoko bwawe, utabara abakunda Imana, utabara ubwoko bwawe bwose buri higano hino ku isi, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze. Tuzakomeza ejo ku manywa ndetse no ku mugoroba, amasaha nk'aya ngano, ubundi saa 3 ku masaha mu Rwanda, kugeza ku cyumweru tuzatukira imbere y'Imana. God bless you. Good night. Bye bye.